hari ukuntu phone yawe ibirokinze screen hagiye mu rufunguzo ariko bakohereza message yaba kuri WhatsApp, email nayo hose, iyo message ikahita yidisplayinga inyuma kuri screen ku buryo n'umuntu ufite phone yawe ashobora kwitabona iyo message atari we yagenewe. Reka nkwereke uburyo ki wabihagarika. Bajya bakohereza message hakazaho aka notification kuko wabonye message ariko iyo message ntihite yidisplayinga. Mbere ko tutangira, kanda subscribe, uriking no video, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Ngwino muri phone yawe nk'ibisanzwe, nurangiza uhita ujya kuri settings za telefone yawe, to scrollinga ushake ahanditse notifications, umanure ujyane hano handitse hide silent notification in the taskbar. Kari urabona ko kari gafunze. Iyo gafunguye za message bakohereza zahita gazidisplayinga kuri taskbar hariya hejuru. Hazajya haza akantu kuko wabonye message ariko ntago zizajya zita zidisplaying. Thank you so much.